Aha ni Karongi ku Kivu, narahatembereye njya gutera ubwoba ibintera stress byose. Nabanje guhumiriza ngo numve neza ijwi ryayo. Abantembereje bitwa Big West Tours, bantembereje ku birwa bitandukanye, njye nabo twari turi kumwe twese twishyumba 60. Babanje kutujyana ku kirwa cya Napoleo. Impamvu kiswe gutyo nuko gisa neza nk'ingofero Napoleo yambaraga. Twavuye mu bwato dukoraga hiki gatoya. Mu nzira nagiye mbona amazi meza ndetse nkonekitinga na nature. Twaciye mu nzira ibamo uducurama twinshi turenze 5,000. Naratubonye ndumirwa. Mu kugira hagati nkabona buryo ki amazi asa ubururu, numvaga muri njye mbaye relaxed. Ngeze ku gasongero nashyizeho ibuye ry'ifatizo. Ubundi njya kwicara ndatuza, nubwo bitamaze kabiri njya gusimbuka. Murabizi ubuzima buroroshye. Twahafatiye amafoto menshi, ubundi tubona umurobyi uri kuroba bya kinyarwanda. Ubwato bwagarutse kudufata, busanga rwose dufite ibikoraje byinshi. Bwahise butujyana kuri Monkey Island, ubundi tuhabona inkende zishimye kandi zikina. Nyuma twabonye ya nyoni yibera mu mazi. Dukomeza dutembera tubona ibirwa byinshi bitandukanye, ari nako mbona uburyo cy'abakurambere bacu babayeho neza baturiye amazi. Twatembereye kandi ku kirwa kibaho inka zizi koga mu mazi. Zaraswiminze natwe duswiminga tuzireba. Amazi hano koko nagatangaza. Nabaye mushya numva nuko ndifotoza ngataha.